reka tuyatangiye tubabwira ko ibigo bibiri by'igihugu bishinzwe amazi WASAC ndetse n'amashanyarazi REG byagaragajwe nk'ibyagaragawemo ruswa nyinshi mu mitangire ya serivisi mu bushakashatsi bwashyizwe ahagaragara n'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International. Ubuyobozi bw'uyu muryango bukaba bwamagana ruswa yagaragaye muri ibi bigo kuko ngo bafatirana abaturage kuko bakenera serivisi zabo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ibindi kuri iyi nkuru na Ntambaraga Leon. Mu bushakashatsi bwashyizwe ahagaragara n'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International ishami ry'u Rwanda bwashyize ku mwanya wa mbere urwego rw'abikorera mu kugaragaramo ruswa ku kigero cya 13%. Polisi y'u Rwanda iri ku mwanya wa kabiri mu kugaragaramo ruswa kuko iri ku kigero cy'9%. Ibigo bibiri by'igihugu igishinzwe amashanyarazi REG n'igishinzwe amazi WASAC bikurikiranye kuri urutonde kuko biza ku mwanya wa gatatu n'uwa kane mu kugaragaramo ruswa ku kigero cya 7.5%. Abakozi b'ibi bigo batungwa agatoki kwaka ruswa abaturage mu gihe babakeneyeho serivisi. Ndetse hari na pratique mu bintu cyane cyane muri REG ujya kwaka cash power kugira ngo bakwenstarire bakagutegeka kugura ibikoresho aho ngaho. Bafite umuntu wabo ugurisha ibikoresho bavuga ngo gura ibikoresho utabigura aho ngaho ntibaguhe dosiye yawe ikaryama aho ngaho ntiva mpaka uguriye ibikoresho hariya. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG buremeza ko iyi ruswa iri mu bakozi bacyo. Umuyobozi muri iki kigo ushinzwe agashami gashinzwe kurwanya ruswa Francis Gakwaya avuga ko binjiriwe n'abantu bitwa abahigi bagafatanya n'abakozi babo mu kwaka abaturage ruswa. Challenge REG igira ikomeye cyane, hari abantu tukuze kubita twebwe abahigi, abantu bitirira ibikorwa bya REG, bamwe basigaye bacurisha na uniform ugasanga barabikora hose, ugasanga agiye nk'umukozi wa REG arabo tujya dufata rimwe na rimwe twaze nka operations ugasanga umusanja ku ipoto yuriye yiko turi umukozi wa REG niwe benshi bicamo, ariko nibiburamo n'abakozi bacu babafitiye na Juventus complicité muri byo ukorana nabo twita abahigi bikuripitira ibikorwa bya REG nk'abakomisiyoneri, nabo ni bafite uruhare runini mu kutuvangira. Ugasanga nubwo abakozi bacu nabo babifite mu ruhare, ugasanga ibagiye gushyira cash power afite umukomiseri mbese muhigi bakorana muri karitsiye. Umuyobozi w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International ishami ry'u Rwanda Madamu Ingabire Immaculée agaragaza ko serivisi zitangwa n'ibigo ariho ubuzima bw'abaturage bushingiye, bityo abatekinisiye bakigiriza nkana ku baturage babakaruswa kugira ngo babahe serivisi. Nyine abayisaba serivisi ari benshi cyane, uko abasaba serivisi baba benshi kandi basaba serivisi zikenewe utakwirengagiza. Tushobora kubaho udafite amazi n'urugero, igiciro uko kingana kose wagitanga ngo ubone amazi. Amashanyarazi nicyo kimwe, ababishaka ni twese, nko mu mijyi ni twese hatavuyemo n'umwe. Birumvikana rero ko ruswa igomba kuhagaragara, ariko ikindi cya kabiri hariyo n'umuco wo kudahana utaba ahandi hantu. Ntawe ubikurikirana niyo uvuze ngo umutekinisiye yaje akwima compteur kandi uza gusanga zari zihari yakwimye ko ntacyo wamuhaye. Abayobozi be ntibabikurikirana rwose, harimo rero umuco wo kudahana ugiteye ubwoba. Ubushakashatsi kandi bugaragaza ko abaturage bangana na 25% banze gutanga amakuru ko batse ruswa kugira ngo bitazabagiraho ingaruka. Barasa Jacques ni umuyobozi ushinzwe gukumira no kurwanya ruswa mu rwego rw'umuvunyi. Arahamagarira abaturage kujya bakoresha kode mu gihe bagiye kugaragaza ko batse ruswa, kuko bagomba kuba ujya mu nzego yaba ku muvunyi yaba mu zindi nzego yaba n'inzego zitakurikirana ibyaha, wa muntu wakira amakuru agakoresha kode. Ya kode iyo amaze kuyikoresha itegeko rivuga ko imenywa n'abantu babiri gusa, imenywa nawe wa muntu wakira amakuru, ikamenywa na undi yashyizeho ripoti. Iyi ni inshuro ya 15 umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency ishami ry'u Rwanda ushize ahagaragara ubushakashatsi kuri ruswa mu mitangire serivisi. Imibare igaragaza ko uko bigenda bisimburana ari nako ruswa mu mitangire serivisi igenda igabanuka. Muri uyu mwaka bigaragara ko iri ku kigero cya 12% ivuye kuri 22% mu mwaka ushize 2023. Ntambaraga
TV10 niba ari umukuru w'umudugudu wansabye ruswa